Ikaze muri Holy Inspiration y'uyu munsi. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe rero nahuye n'umugabo witwa Lemon Blaze. Hano ni ku Mbaraga Nshya. Ndagira ngo rero ntatinze cyane ntabarambiye ntatinze mu magambo cyangwa nizimbemo nakire umugabo bita Lemon Blaze. Umeze ute musaza? What's up? Ni neza. Is everything okay? Wana kabisa tuburanye ariko Man, long time. Ariko I'm still here. Umeze fresh. Always we feel this shit about the killing that be, okay? Yeah, man. I know tubafitiye story nyinshi kuri Holy Inspirations. Ubu ngubu rero niyo mpamvu nkuzaniye umugabo witwa Lemon Blaze. Aka kanya rero ntabwo nzi ngo agaseke amfitiye ngo kameze gute. Reka muhikaze nyine ubwire ngo wagwane. Pula. Mbwira rero. Jewe rero ngufitiye story. Mbwira nukuri. Nkurimo story. Wallahi ndimo. Ese ngutere story naguteye ubushize cyangwa ngutere story nshyashya? Ndashaka ibishyashya man. Sozi ko Imbaraga Nshya arizo zijya mbere. Ku muhanda munini cyane. Ahantu mu cyaro. Hari igiti cy'umuvumu. Kimeze neza. Kabisa. Igiti cy'umuvumu murakizi? Kabisa. Ntago kizi. Cy'umuvumu kimwe nyine kimaze imyaka amajana. Kigira amakakama ateye ubwo. Amata yacyo. Habagamo inzoka. Ndabizi mugiye kurakara ngo mwanga inzoka. Habagamo inzoka. Inzoka nziza. Aya ugiye kuvuga ngo inzoka nziza gute kandi inzoka iryana, okay? Noneho urumva ikintu nakubwira iyo nzoka yangaga abantu. Idakunda abantu. Iyo nzoka ko numva yayindi man. Yayindi yahuye na damu. Ndakumva nkubwira. Ugiye gutuma nseka. Uzi impamvu inzoka yangaga abantu se? Impamvu inzoka yangaga abantu ni iyi ngiyi. Abantu bakunda kuyibona nyine bakayitera amabuye. Bamwe bakakubita imihini. Abantu bakayigira gute? Ngira barya. Inzoka ikaguma yihishe mu mwobo akenshi. Rimwe na rimwe wenda ikaza kota akazuba sometimes. Iri kuba medita. Abavuye kuvoma bayibona. Abavuye kuvoma bayibona ibuye rimwe rya daje. Umutwe igakwepa igahita ishyira mu mwobo. Noneho hashize akanya, hashize n'igihe hatambutse umugabo tu. Yarivuye ahantu kure yananiwe. Ahetse agakapu. Cyangwa yaramuporeje man. Noneho yari afite ikintu bita icyaka izuba ryabaye atara. Avuga ati noneho nkeneye ahantu nicara. Nkaba wenda naba ntuje. Nkaba wenda naba ninywera ku mazi mfite mu gikapu. Kabisa. Ahita yicara kuri cya giti. Akicara ku giti hari abana bari bavuye ngo gushaka inkwi. Abenshi babita gusenya gutashya ibintu nk'ibyo. Kabisa. Bakimubona ngo uyu mugabo kubicaye aho ngaho. Turajoka y'amahane ahita kurya. Tiaranakonda. Ngende se njye mfitanye ikibazo n'inzoka. Umugabo yabasubije ati njye ntacyo ngira n'inzoka. N'umugabo akomeza aranga agiye gukuramo amazi ngo afundure icupa. Abona akantu kameze nk'inzoka ngo arebye hejuru ati wanzoka we bigenze ute? Njye ntabwo ngiye kukugirira nabi. Ntabwo ndi wa muntu ugiye kwica. Ntabwo ndi umugome. Nshaka ko tuganira. Kuki warakaye cyane? Kuki ufite umujinya cyane? Kuki wanga abantu? Ngo genda we hari inzoka. Ndakurya we. Ibyaye abantu turabizi. Tagira kumugera kobo. Gakobura kwa kundi inzoka yadanje. Mugabo ati reka tuganire. Inzoka icisha make. Ngambwira. Umbwire vuba nutinda ndahita nkurya. Urantera peta. Mugabo ati wo bantu usobanura ukuntu byagenze. Kugira wanga abantu. Ati rero ngiye nkubwire ndiyotera akazuba bakantera amabuye nangiye kwigira utubeba mu muhe mu mashyamba umbonye gute mu bwatsi ngw'imihoro ngw'imihini ntiyataye. Mugabo yumva inzoka nyine yabaye na yararenganye ayigira inama ati inzoka imugisha inama ati nzakora iki kugira abantu bankunde ntibazajye kuntera amabuye. Ndaza kubabwira mu kanya impamvu y'iyi story ndi kugutera. Noneho icyo gihe umugabo aramubwira ati ayibwira inzoka ati wowe ntuzajya ubona abantu uzajya wituriza ntuzongeye kubiyireka cyane. Uzajya ubiyireka wenda gakeya ntuzongeye kubarya ujya guhiga nijoro badahari. Umuntu azajya nakwenza ujye uhita wihisha mu mwobo ntuzongeye kumuruma.
urumva ni kwa kundi nyine umugabo yahise afata nyoswe barikomereza urugendo. Inzoka bukeye ibyuka yuta akazuba, abantu bambwiye ko ari beza, nabonye umuntu mwiza. Ni beza, ni nge mubi. Nuva noneho inzoka nibwo yaje. Ebanza ubyumve neza. Inzoka ikijya ku kazuba mu gitondo cya mbere, abatambutse umushumba agiye kurya, ati dore yampfusha nyina n'ibindi tuti byinshi, dore yanyenya, dore yampfusha, kubita amabuye, kubita ibiki, aravuga ati ibintu bivaye, pupu ndagutsinze mu izina rya Yesu, murazirenganya muzibwira irirukanka igeze mu mwobo, nazo ni inyamaswa, ati ko bambwiye ko abantu ari beza, turiya waturutse, ati buriya niwe mubi. Nimugoroba ijya guhiga mu gashyamba, itembera ijya mu gishanga ahantu baba bari guhinga. Umwana barayibonye ari gutema ubwatsi kumwe mu gishanga biba bimeze, ari gutwika ibyatsi na se. Ati dore ya nzoka isabazanya ubwatsi bw'umuriro, umwana azana umuhora bakasa umurizo. Kera yatware bari bakubise ibyatsi irashya. Inzoka yisubiye muri cya giti, yirukanka yacitse n'umurizo, isubira muri cya giti, ati ndarambiwe abantu, ijya kwishaza rya danje. Umugabo yari yaragiye ku rugendo, ubwo yaravuyemo aragaruka, yugama kuri cya giti, akicara tubura ikintu cyarakaye, ya nzoka ayirebye abona yarahiye, ameze nabi, nta murizo igifite. Inzoka iramubwira ati wangiriye inama mbi, reba ukuntu meze, wanjye ufite amahane yanjye, nta muntu waba warangize gutya. Ariko reba ukuntu wowe wangize, umbwira inama abantu bene wanyu ni babi, abantu bene wanyu nta kigiye. Bana yanjye inzoka nawe irangije iratuza mu gace mwaba tuza. Njye nakubwiye ati ntuzajya ubona abantu uzajya wihisha, utuze ariko ntubarye, utuze. Ntabwo nakubwiye ngo biyereke ngo ugere gute. Ino stage ikintu igabanyije nyine, ikintu isobanuye, you see in your life kabisa, nyine mwabona ubuzima tubayemo muri ino minsi. Hari igihe abantu biyereka ukuri bakagufata nabi kurusha uko bakagufasha n'ubiritse amahane. Ntukajya wumva inama zose ngo abantu bagire ngo bakorere ibyo bashaka, bakoresha igikoresho, bakugira igikoresho cy'ubuzima bwabo. Benshi bakakubabaza, ukunze akakwanga, gusigamo igikomere, ukagira nawe undi niwe mwiza. Wowe ikintu ugomba gukora, menya abakubabaza, umenye n'ibibi bagukorera, none ubagendere kure, aho kugira uhangane nabo. That's what's up, bro. Wabyumvishe? Ndagushimira cyane maniga, murabyumva rero, inkuru iryoshye cyane. Umenye ko niba ubaho nk'inzoka ugomba kubaho witonze. Umuntu wese ni inzoka, umuntu wese yanagambana, umuntu wese ni mwiza, umuntu wese yaba mubi. Nuvuga ngo iteka ryose umuntu wese yahimukira undi. Lemon Blaze ndagushimiye, kandi Holy Inspiration nkuko mubizi nakagaruka. Subscribe, ukore, share, like, comment, everything is okay. We gonna ban them. Shout out to Jay Simon. Murakoze cyane.